artificial intelligence ni iki, yabayeho ryari cyangwa se yatangiye ryari, ese niba babigizemo uruhare, ese uko bari biteze izakirwa muri sosiyete niko yakiriwe, ese ahazaza ha AI ni hehe. Ibyo ni byo bintu tugiye kuganiraho mu mwanya utari munini utarambiranye. Reka mbasabe rero gukora subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tubagezaho mujye mubibonera ku gihe, mujye mubibonera ku gihe nta kintu kibacitse. Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuri Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa ubuzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya elektronike. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuri Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 78 53 99 cyangwa 078 29 34 34 Eshuri Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Twajya kuba ikaze abadukurikiye kuri Eshuri TV. Eshuri TV ni ikigo cy'ikoranabuhanga kibagezaho amasomo n'ibiganiro bitandukanye muri electronics, muri basic electronics na advanced electronics. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Turizera mumeze neza aho muherereye hose. Abanyarwanda bari mu Rwanda, mu gihugu, mu ntara zose, mu ntara zose zigize igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mugubwe neza. Turizera ko mumeze neza. Abanyarwanda bari muri diaspora cyangwa se bari mu mahanga, mwese turizera ko mumeze neza. Turasuhuza kandi abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, hakaba n'abanyamahanga bavuga Ikinyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abanya-Uganda, ese Abanya-Uganda, mwese mugubwe neza aho muherereye. Eshuri TV rero uko twe tumaze kubivuga, dukora ibiganiro mu ikoranabuhanga, dukora ibiganiro mu buzima bw'ikoranabuhanga muri rusange, ndetse tukabagezaho n'amasomo atandukanye, muri electronics, aho twigisha gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, kubisana ibyangiritse cyangwa se to repair electronic devices. By'umwihariko aho dukora flat TV, radio ndetse na computer n'ibindi bitandukanye byose turabikora, ariko by'umwihariko ibyo ngibyo tuvuze haruguru nibyo dukora cyane. Tubaye ikaze rero. Uyu munsi turashaka kuganira twari tumaze iminsi tuvuga ku bintu bijyanye na artificial intelligence cyangwa se ubwenge bukorano. Turashaka kuza kwibaza ngo ubundi artificial intelligence ni iki, yabayeho ryari cyangwa se yatangiye ryari, ese niba babigizemo uruhare, ese uko bari biteze izakirwa muri sosiyete niko yakiriwe, ese ahazaza ha AI ni hehe. Ibyo ni byo bintu tugiye kuganiraho mu mwanya utari munini utarambiranye. Reka mbasabe rero gukora subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tubagezaho mujye mubibonera ku gihe, nta kintu kibacitse. Iyo tuvuze artificial intelligence rero cyangwa se ubwenge bw'ubukorano, ubundi twakabaye twumva iki? Iyo bavuze ubwenge bukorano bumva iki? Ni ukuvuga ngo harimo ibintu bibiri, harimo ubwenge, hakabamo no kuba ari ubwenge bwakozwe, si ubwenge karemano. Umuntu aravuka, akarerwa, agakura, akiga ibintu bitandukanye abyigiye muri society, ariho agenda hava nyine n'ubwenge. Hanyuma rero hari noneho ubwenge bwo gukorana, ni imashini cyangwa se ni igikoresho runaka cyahawe ubwenge runaka, cyakoranwe ubwenge runaka. Hari urugero rutoya abantu twigisha nibo tujya dukunda kubyereka. Hari
artificial intelligence zikorwa twebwe dukora. Rimwe na rimwe hari ibintu abanyeshuri bajya bakora cyangwa se tujya dukora bikaba byagaragara nka maji cyangwa byakumvikana nk'ibitangaza, ariko mu by'ukuri uhuza ibikoresho bya electronic cyangwa se composa electronic, icyo twita components electronics, ukaziteranya according kuri design n'icyo ushaka kugeraho, noneho byo bikaza gukora cya kintu wagennye ko bigomba kuba bikora. Ibyo rero nibyo bivamo artificial intelligence, kuko hari izikorwa. Iyo tuvuze robots tuba tuvuze ni ikintu cyakozwe kibasha gukora ibintu runaka cyabwiwe cyangwa se cyahawe nk'inshingano gukora. Hari artificial intelligence zoroshye cyane zikoreshwa component cyangwa se composa nke cyane, aho nk'urugero iyo dufashe sensor, iyo ni project nto cyane dukunda guha abana bari muri secondaire ndetse bato cyane, wifashishije resistance PCB yo kubakiraho izo component, transistor na sensor. Agasensa kashinzwe light depending resist cyangwa agasensa k'urumuri, aho dukora agasirikwi gato kagizwe n'utwo dukomponenti 3 cyangwa 4 babwiye, hanyuma tukayiha ubwenge bibwira ngo mu gihe umwijima uje ujye utanga urumuri. Yo ikamenya ko mu gihe haje umwijima igomba gutanga urumuri. Iyo rero ni artificial intelligence, ni ukuvuga ni icyo gikorwa cy'akantu karemwe kagomba kumenya ngo burije reka ncane itara, burakeye reka nzimye itara, n'utundi twinshi. Urwo rwari urugero rutoya rw'ikintu gikozwe kigashyirwamo ubwenge cyangwa kigashyirwamo gutekereza, kugira logic, kumenya ngo burije reka natse amatara, burakeye reka nzimye amatara. Akurumva ni akantu mu by'ukuri byari bisanzwe biba, ariko bikozwe n'umuntu. Ni wowe bucya ugatekereza bwakeye reka njye kuzimya amatara, cyangwa se burije hatangiye kuba umwijima reka njye kwatsa amatara. Aha rero mu gihe noneho biba biri gukorwa na component wakoze, wowe wateranyije, wavuze ngo mfashe LDR cyangwa se light depending resistor, nkayihuza na switching transistor, nkashyiramo relay, nkashyiramo resistance, nkashyiramo utwo tuntu niduteranya dushobora kujya tumenyera ko umwijima waje, tukatsa amatara, tukamenyera ko umucyo waje, tukazimya amatara. Ubu urumva ni igikorwa kimwe ufashe cyangwa se ni component nkeya uteranyije ubyazamo icyo kintu kigomba kumenya ngo burije reka natse amatara, burakeye reka nzimye amatara. Iyo ni hari iyindi yo kumenya ngo ubutaka burashyushye cyangwa se bwakakaye reka mvomere, bwatose ubutaka reka mbushyuhe cyangwa reka mbukamuremo amazi. Donc ni urugero rwo kumvisha uburyo ubwenge bukorano bubaho. Yego, hanyuma rero iki ni igitekerezo cya AI ni igitekerezo cyaje mu mwaka w'1950 kizanwa n'umugabo bita Alan Turing. Niwe watangije ibintu byo kwibaza ngo ese computer ishobora gutekereza. Computer ishobora gutekereza nk'umuntu, donc ikagira ibitekerezo nk'iby'umuntu yagira. Kuko ari kureba akabona computer zirakora kandi zigakora ibintu byiza, zikora ibintu biri mu bwenge, aribaza ngo eske birashoboka ko noneho computer ishobora gutekereza nk'umuntu. Niwe yari umwana muto, yari akiri muto cyane rwose, kuko yavutse mu mwaka w'1912. Ibyo rero yabitangiye akiri mutoya, aho yatangije icyo twita Turing test, byaje kumwitirirwa, aho yibazaga ngo ese birashoboka ko computer yatekereza. Arabitangira, niwe rero urumva ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence yatangiriye kuri icyo gitekerezo cye. Abantu benshi bagenda babyibazaho, aho undi mugabo witwa John McCarthy, uyu ni umunyamerika, mu gihe Alan yari umwongereza, avukiye mu Bwongereza, ariko John McCarthy ni umunyamerika, niwe waje guhesha
bwa bushakashatsi bwa Alan Turing niwe waje kubuhesha izina, yaje kurema iri jambo rya artificial intelligence cyangwa se ubwenge bwo gukorana. Alan we icyo yakoze yaribajije computer irashobora gutekereza nk'umuntu, wagira na research abikoraho, wagira n'ubushakashatsi abikoraho bishyira hanze. Uyu John McCarthy rero nawe aho yaziye yaje abiha izina, yaje donc niwe watumye AI tuvuga uyu munsi wa none iba muri science zemewe, niyo yatumye yinjira muri science zemewe, binitwa nyine iryo zina rya artificial intelligence. Yakoze ibintu byinshi bitandukanye, aho yabaye umushakashatsi, yabaye umwarimu w'ibigo bitandukanye byose byigisha kuri artificial intelligence, ndetse no gukomeza kuzamura imibereho cyangwa se imikorere n'imikoreshereze ya artificial intelligence. Yayivanye ku rwego rumwe ayigeza ku rundi rwego rushimishije. Hanyuma uwitwa Geoffrey Hinton, uyu nkunda kumubwira cyane. Geoffrey Hinton we n'uyu munsi wa none tuvugana muri 2026 aracyariho. Uyu munsi ari kubarizwa mu gihugu cya Canada, aho ari muri university, ndetse akora n'ubushakashatsi butandukanye, akomeza no kuba hafi abakoresha n'abakora AI. Uyu Geoffrey Hinton we yakoze ibintu bitandukanye, niwe watangije ikintu kijyanye na e-learning cyangwa se deep learning. Donc za AI zo zari ziriho n'urwego zari ziriho, we yazanyemo none ikintu gituma AI igomba kwiga cyangwa se igomba kongera ubumenyi. Uriya kuriya dufata nko muri computer ukandikamo ibibazo, ukayiha amafoto, ukagira gute, biriya byose yo ibiri kubikipinga, ibiri kubyiga. Ushobora kuyiha ifoto ikahita itekerezaho, ikayisevinga, ikayigaho, ikaba yaguha ibindi bintu bitandukanye. Uyu rero Geoffrey Hinton niwe watangije ibyo bintu bya deep learning cyangwa se kwiga byimbitse kwa AI za mashini. Donc niwe wabitangije, n'ibindi byinshi yagiye akora bitandukanye. Uyu nguyu yabaye umukozi wa Google igihe kirekire. Amateka ye ndaza kuyabashakira nayo nyabahe, ariko yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi wa none ari muri Canada muri university. Uyu niwe uheruka kugaragaza impungenge, kuko urabona abandi barapfuye, abo batangiranye barapfuye. Uriya Alan Turing watangiye ibyo kwibaza nimba computer ishobora gutekereza. Uyu John McCarthy nawe yarapfuye, watumye AI iryo zina ribaho rikanaba science yemewe ku isi. Uwo musaza dusigaranye cyangwa se umuntu ukomeye muri AI dusigaranye n'uyu witwa Geoffrey Hinton, akaba ari muri Canada. Umwaka ushize mwabonye impungenge yagaragaje mu mwaka wa 2025 muri ya nama yabereye muri Shanghai. Ubona ko yagaragaje ko AI ibigo bikomeye biri kwishoramo imari ikomeye, ariko ntibyite ku bijyanye n'imikontororerwe yayo cyangwa se imikoresherezwe yayo ku mutekano w'abayikoresha. Aribyo yanashishikarije abantu bari gushora cyane muri za AI kwita no ku kintu kijyanye nuko AI zajya zubaha ikiremwamuntu, donc bajya benseramo cyangwa se bongeramo uburyo igomba kububaha cyangwa nko kubatinya, kubaha icyubahiro nk'uko kuko nibo bazirema, nibo bagiye bazirema bakaziha. Donc none natwe tukazikuza mu bumenyi nk'uko Geoffrey yabitangije byo gutuma ziga. Ni twebwe rero dutuma zimenya byinshi. Buryo iyo ubajije ikibazo cyawe hari ikintu ikungukiraho, hari ikintu yiga. Iyo uyihaye ifoto yawe hari ikintu yiga. Iyo uyisabye kugukorera iki hari ikintu yiga. Umunsi ku munsi iriga. Urumva ko rero wowe uribagirwa, ariko wowe wibuke ko idashobora kwibagirwa. Ntabwo AI yakwibagirwa kuko zifite server zikomeye cyane zibika amakuru menshi. Hanyuma rero nibyo Geoffrey Hinton yavuze, aravuga ngo birakwiye ko abashoramari bari gushora muri za AI bakwiye gushyiramo ikintu cyo ko AI zakagize respect cyangwa se zakubashye human being, ikiremwamuntu. Izo rero ni impungenge zihari, ariko icyo we nakubwira ubu ngubu twebwe icyo dufite cyo gukora kuri izi AI cyangwa se izi artificial intelligence
ni ukuzikoraho research cyangwa se ni ukuzikoresha mu buryo buri positive, mu buryo bw'ibintu bifite umumaro, tukirinda kujya mu bintu bisenya cyangwa ibintu biri negative, ibintu bitubaka. Tukagerageza kuzibyaza umusaruro hakiri kare bigishoboka, mu gihe zitaratangira kuba wenda zadukontorora mu gihe nta cyaba gikozwe. Ariko bigaragaza ko ubwo Geoffrey Hinton nk'umwe mu bagize uruhare cyane mu kuba AI iriho kandi iri no kwiga kuba kiriho, wenda nibaza ko hari byinshi biri gukorwa kugira ngo AI zibe zagira uburyo zubahamo ikiremwamuntu. Twakwibaza ngo se AI uko yari yitezwe muri sosiyete niko yaje kuba, cyangwa se hari some differences zabayemo? Nibyo, AI uko yari yitezwe ntabwo ariko ya boostinganya cyangwa se yakiranywe imbaraga nyinshi muri sosiyete. Aho iyi deep learning yatangiriye, ubu AI imaze kumenya indimi zose zigize isi. Nta rurimi ushobora kuyandikiramo ngo ntiguhe ibisubizo. N'ibyo wumva biba bikiri cheap cyangwa biba bikirimo ubumenyi buke, nuko nyine abakoresha urwo rurimi batarabibaza byinshi, kuko the more bayibaza ibintu byinshi niko yo isevinga amakuru, niko yo igenda ibika amakuru ikamenya byinshi birushijeho. Rero nagira ngo mbabwire ko izi AI zikwiye gukoreshwa mu iterambere ryacu. Tukwiye kuzikoresha dukora marketing z'ibyo dukora, tukwiye kuzikoresha twiga ndetse duhanga udushya mu byo dukora, aho kugira ngo tube twazikoresha mu bintu biri negative, mu bintu bitunguka, mu bintu byadusenya, mu bintu byo kuziha our privacy cyangwa se kuziha amakuru yacu y'ibanga. Birakwiye ko nyine tumenya uburyo bwo gukoresha izi AI. Hanyuma icyo nandi kuvuga ko uko yakiriwe muri sosiyete biratandukanye, kuko byatekerezwa ko nyine bizagenda step by step, gahoro gahoro, ku muvuduko mutoya, ariko byabaye nk'ibiboostinga, bigira imbaraga nini muri sosiyete. Ndetse byateganywaga ko mu nama zigenda ziba bigenda bigaragaza ko AI nyirizina ubundi ubu ngubu yakiriwe cyane cyangwa se iri kwakirwa cyane n'ibigo byikorera, ama companies niyo ari gushyiramo imbaraga nyinshi kuyikoresha, kandi mu by'ukuri bagaragaza ko zari zakozwe kugira ngo zasiste personal abantu ku giti cyabo muri activities zisanzwe za buri munsi, ariko ubu ibigo nibyo biri kuzibyaza umusaruro ukomeye ku rwego rwo hejuru. Ikindi wenda navugaho kuko zari zitezwe n'uko zagaragaye, bigaragaza ko umuvuduko wazo zataratinze cyangwa se zakuruye cyane abajene, urubyiruko, hahandi usanga turi kuzikoresha mu bintu byinshi ndetse biri unlimited, bidafite imipaka. Mu gihe byari byitezwe ko hari amaserire cyangwa se ibice bizajya bifungurwa bigakoreshwa nyine step by step, cyangwa buhoro buhoro, ariko bigaragaza ko yamaze kuba nk'ipanutse, ku buryo imaze kubika amakuru menshi cyane mu gihe gito kitari cyitezwe. Bivuze ko nyine umuvuduko iriho bikwiye ko tuyibyaza umusaruro koko mu buryo buri positive, tuyikoresha mu bintu bitwungukira muri domaine urimo, nimba uhinga, nimba worora, nimba ukora repairing y'ibikoresho by'ikoranabuhanga, nimba uri umuganga, nimba uri umucuruzi, nimba uri umu social influencer, uyikoresha mu buryo bukungukira kandi burinda privacy yawe, burinda amakuru yawe y'ibanga cyangwa se amakuru yawe bwite, ko azigeraho vuba cyangwa se ziyaccessinga byihuse. Reka rero mbashimire, ni byinshi navuga kuri iyi artificial intelligence, ariko tuzakomeza kugenda tubereka byinshi bizerekeyeho. Ku hazaza ha AI ni ahazaza mu by'ukuri hateye impungenge abahanga, ndetse bigaragaza ko hatagize igikorwa bitarenze 2027 cyangwa se mu myaka mike iri imbere, kugira ngo AI ibe yamaze kuba ikindi kintu
gitandukanye n'uko iri uyu munsi wa none, kuko iri kwakira amakuru menshi mu gihe gitoya, kandi abayiyaha mwibuke ko twe turi abantu turibagirwa, kandi yo ntabwo yibagirwa. Hatagize igikorwa rero izi AI za managinga isi ugasanga ibintu bigenze nabi. Reka rero mbashimire, ahazaza ha AI hari mu biganza by'abazikoresha ndetse n'abazikora. Niyo mpamvu nagira ngo mbashishikarize ko twazikoresha muri positive way, mu buryo buri positive, mu buryo buzima, mu buryo bugamije inyungu, butagamije inabi ya rubanda cyangwa se inabi y'abaturage. Murakoze rero, reka mbashimire, mbasabe gukomeza gukora subscribe ndetse musangize abandi, dukuze iyi platform tuyikuze kugira ngo tujye duhura tuganire ibyubaka, tujye duhura twige, twungurane ubumenyi mu ikoranabuhanga, kuko iyi si iri ku muvuduko munini, natwe ntabwo tugomba gusigara, tugomba kugenda tukagendana nayo. Mwabonye ko umwaka ushize AI nyine yafunguye assistant y'ama email, ni ukuvuga ngo ubu yitwa CC. Musanzwe muzi icyo Google ifite cyitwa Gemini, ubu rero hajeho noneho na CC, ariko ntabwo iri gukoreshwa mu bigo bikomeye gusa muri Burayi ndetse no muri Amerika byazanye gukoreshwa, aho ikigo cyishyura iyo assistant AI ikajya ibasha, donc ifite logic, ikabasha gukora porogaramu y'umunsi cyangwa se porogaramu y'ukwezi igendeye ku ma email, ikabasha no kureplyinga ama email bitagutwaye umwanya, bitagutwaye iki, ikagira logic yo kumenya icyo bakubazaga, igatanga igisubizo kandi cyizewe, igisubizo kigendanye n'ibyo bari babajije, kuko iba ifite amakuru rusange y'ikigo. Murumva rero ko umuvuduko w'ikoranabuhanga ari munini, kandi natwe ntabwo tugomba gusigara, tugomba kwitegura kugendana nabyo kandi tubibyaza umusaruro, bitatujyana ngo bitwangirize, bitatutwara ngo bidutwarire umwanya, ahubwo umwanya muto twabihaye cyangwa se umwanya munini twabihaye natwe tuwugaining, tuwungukemo. Murakoze rero, reka mbashimire, mukomeze kugira ibi byiza. Uburanga bw'inzu yawe si amarangi cyangwa intebe ziri muri salo. Ntiwibeshye, kuko ishema n'icyubahiro cy'ibyo utunze ari televiziyo nziza kandi yakorewe ahantu heza. Ahangaha niho hazira Eshuri Technology Limited. Abangaba ni inzobere mu gukora televiziyo zapfuye bifashishije ikoranabuhanga rigezweho. Banacuruza kandi ibikoresho byose bya televiziyo, nta PS n'imwe wababurana. Ibuka kandi ko hari igihe ubuzima bukwereka amahirwe, ariko si buri wese uyamenya. Batanga kandi amasomo y'igihe gito, ibizwi nka short course, aho mu mezi 3 gusa uba uzi gutekinika televiziyo n'ibindi bikoresho byose bya electronique. Uru ni urufunguzo rw'ahazaza hawe, aho ubuhanga buhurira n'ikoranabuhanga. Eshuri Technology Limited dukorera mu mujyi wa Kigali, hafi n'ibiro by'umurenge wa Gitega. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 078 78 53 99 0 cyangwa 078 29 64 34 Eshuri Technology Limited, source of knowledge, engine of progress. Eshuri leads with a guiding hand.